kubona nsa nk'umuntu yafite ya byadanje byadanje kabisa urasa n'amafaranga amafaranga abaye asa nanjye ko yaba asa nabi bo ariko urebye mani nta byadanje nta byadanje araza kongera akagenda ntabwo umuntu aba yicaranye tu nabwo ntabwo wakana ko ataje ese buriya wabwira iki nk'abahanzi baba bakorera mu ntara bakumva ko music y'abantu bagomba kujya kuyikorera ari i Kigali ngo niho bazakura audio nzima niho bazakura ibintu byiza wowe wababwira iki nkawe producer umaze kugira experience mw'ibi bintu ukaba wamenya cyo cyangwa umaze kubona uko biba byifashe wenda biterwa n'imyumvire y'umuntu ariko n'abantu batabakunda ibintu by'iwabo nyine ariko niyo mbona ikizima atari uguhita birukankira bajya iyo za Kigali kuko ndabizi ko tugenda dukora n'igihe Kigali bazamanuka kuba wajya i Kigali nibyo ni byiza ariko buryo wicaye ukamenya iby'iwanyu uko bimeze mukareba ko mufatanya mukazamura iby'iwanyu biba byiza cyane kurenza uko wajya kubakira ku by'abandi bubatse abantu bashaka kubakira ku by'abandi bubatse bakashaka kujya kuri hit y'abandi aho njye buriya nkunda ibyanjye man deja hari n'abo tuba tugiye tuzi bagiye bajya niyo za Kigali gukorera mu masitudiyo akomeye ariko ugasanga ntacyo bibamariye buriya biterwa n'iki nyine kuba yajyayo nyine kuba yajyayo studio ikomeye irakomeye nyine birazwi irakomeye nimba ikomeye nimba mukora indirimbo ntago nawe ahita akomera ntago aricyo bivuze nyine bihutira kuba bajya ahantu hakomeye ho kubanza kwiyubaka ubwabo bakareba bavuga ati tubanze tugere aha ngaha reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Sade TV reka nanone ngusuhuza ari hose urereye mu Rwanda abari mu mujyi wa Kigali amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabasuje kandi tubaha ikaze kuko bibona uyu munsi kuri Sade TV nanone twakira umutumirwa uyu mutumirwa si ubwa mbere mumubonye kuri Sade TV ni inshuro kangahe ni nyinshi ni nka zingaho ugereranyije tukwakiriye ko zirenze imwe se zirenga imwe buri inshuro irenga imwe aba ari inshuro nyinshi cyane yibutse abadukurikiye amazina yanjye nitwa By the way amazina nitwa By the way nubwo hari abakubonye kuri Sade TV nanone hari abagiye kukubona ku nshuro ya mbere use baburara ntago babura duherukana hashize igihe kitari gitoya nyuma yaho hari ababa baramaze gukora subscribe baba bagiye kukubona bushyashya By the way ni amazina wiswe n'ababyeyi oya ni amazina dukoresha turi mu kazi muyakoresha ubwo mu kahe kazi akazi kanjye ni production audio production tutarajya kurugura ahita utubwira nyine andi mazina wiswe n'ababyeyi atari ayo wiyise amazina yanjye nitwa Jean Paul Ndahimana Jean Paul Ndahimana yavutse igihe ki hashize igihe kuri icyo gihe cyaba kingana nka gutera hashize igihe kabisa muri nka 2000 ubundi turi muri 2024 2021 nka 2001 ubwo waba afite imyaka ingahe ubusa ntago bakikuriramo ra barikuriramo nabo bakikuramo bagateranya nabo ni abantu bakuru bazi kubara no gusoma no kwandika bakurikira Sade TV kabisa ni abantu
b'abasirimu bahita babyumva bakamenya imyaka iyo ari yo. kereka nimba uzi ko mu babukurikiye harimo abantu batabimenya tubibateranyirize gusa ubwo babaye batayimenya baba bashobora gukurikira Sade TV gute? ni akandi kazi wabigisha. Kaba ari akandi kazi. Rero kubera ari abantu b'abasirimu aba ari utuntu twabo aba ari utuntu toto. Ndahimana Jean Paul yavukiye hagana he? Mu karere ka Nyamasheke niho mu rugo. Niho mu rugo. Umugore mu karere ka Nyamasheke. Ndahimana Jean Paul avuka mu bana bangahe nimba atari ibanga? Bana batandatu. Bana batandatu. Abahungu bangahe n'abakobwa bangahe? Abahungu turi bane. Bane? Abahungu turi bane. Abakobwa ni babiri. Muri abo ukaba uri uwa kangahe muri bo? Gusa nabimenya. Ariko icyo nzi cyo ni uwa gatanu. Uwa gatanu. Ese dukomeze dukoreshe amazina Ndahimana Jean Paul cyangwa dukoreshe Baydawe? Iri kunyura niryo turi bukoreshe. Waje uzi ko dukoresha iriye? Wari waje kundeba uzi ko waruje kureba Jean Paul, waruje kureba Baydawe? Narije kureba Baydawe. Ni Baydawe rero dukoresha. Baydawe akaza akora katumye yita iryo zina ntaba cyitwa Ndahimana Jean Paul akaba yitwa Baydawe. Ni kazi bwoko ki? Ni kazi kahe ku buryo wakabwira abakurikiye Sade TV muri aka kanya bakakamenya? Muri make nanabivuze gukora indirimbo. Gukora indirimbo mu Kinyarwanda no mu Cyongereza byita audio production. Producinga ama audio, music audio production, ibintu nk'ibyo. Wabyinjemo gihe ki? Byinjiramo rero umuntu atangira byinjiramo gake gake. Niyo mpamvu bya bingora kuvuga ngo natangiye iki gihe. Kereka nimba uri kumbaza igihe natangiye kubikorera biri public cyangwa igihe nabitangiye ndi kubyiga n'ibiki. Igihe Ndahimana Jean Paul yumvishe ko yakora audio production, akareka kwitwa Ndahimana Jean Paul akaba yahindura izina akitwa Baydawe. Wenda byagiye bitangira gake gake, ariko bwa mbere byatangiye nabaga class, nabaga school. Ubwo wigaga mu wa kangahe? Nigaga nko mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu? Primaire, secondary. Ubwo se ni muhe mwaka ra? Ubwo yari muhe mwaka? Ako ni nyuma ya corona sinzi. Nyuma ya covid. Ntabwo nzashize igihe kingana iki. Ubwo se yaba ari nka 2021 na 2 na 3 byanashoboka. Kuko ubu n'iki gihe turi nyuma ya covid. Ndi kuvuga tumaze kuva muri covid dusubiye ku ishuri. Musubiye ku ishuri? Nk'uko kabisa. Okay, wabitangiye gute? Ubundi bitangira ukorera abahanzi bari aho hafi aho. Gake gake bikagenda byaguka, ukore yaza n'undi. Nuko byagezeho bigera ku rundi rwego. Ubwo se gutangira buriya gukora production ni ikintu cyorohera buri muntu wese ushatse kukijyamo? Biroroha ariko bisaba kubikunda. Ukabiha umwanya, ibindi birizana kabisa, nta bindi biba birenze. Kubyiyumvamo kabisa ibyo biba bihagije.
ubu ugereranyije n'igihe umaze ukora production kuko si ubwa mbere tukwakire kuri Sade TV. Abantu bamaze igihe kinini bareba Sade TV sura yayo si ubwa mbere bayibonye. Bitewe n'urugendo burimo n'igihe umaze kumara muri production, umaze kugira iyo experience, umaze kubona urugendo rwa production rumeze gute? Ko warukekaga niko warusanze? Wenda nta n'igihe kinini bimazemo, ariko iminsi mike maze ari ibyo nabonye uko nabikeka nyine ntabwo ari nako nabisanze. Nega ngira ngo ni ibintu bizoroha, ariko naje gusanga bikomeye uri. Waje gusanga bikomeye? Yaje gusanga ari urugendo rutoroshye. Ni iki wabonyemo ukabona ni ibintu bikomeye? Nyine wumve ngo kugira ngo umuntu agere ku rwego aba yifuza, kugira agere ku rwego yifuza niko kabi. Akora mpaka ugakora umuntu aza ari kuvuga ngo ningera aha birabihagije, yahagera kumva ntibihagije akongera gutyo. So ubundi singira ngo buriya buri kintu cyose atari na production buriya biba bisaba guhozaho. Ikintu cyose ni uguhoza, na production urambitse birapfa. Ibintu byose kabisa. Ibijyanye n'isoko se byo wabibonye gute? Bijyanye n'isoko? N'isoko kabisa urebye ntabwo bavuga ngo harimo ibicwa bya danger, ariko bijyanye n'isoko urebye biraho si ubwo umuntu ntamenya biba bimeze bitaba ari byiza cyaba ari bibi. Urebye abari neza mana, abari neza ariko atari neza cyane kuko ari urwego tuba tubishaka tutarageraho. Urwego tutarageraho. Iyo bitarashyika kuri urwo rwego nyine urumva ntabwo biba bisa neza. Ku rwego rw'ikibwo rw'amafaranga cyangwa rw'imikorere? Urwego nyine rw'abatugana. Ubwinshi bwabo, ubwitabire bagira, bikajyanirana n'amafaranga. N'amafaranga biba birimo cyangwa yasigara inyuma. Ubwo se ntabwo yasigara inyuma, byose birajyana. Byose birajyana kabisa. Byose birajyanirana. Birajyana. By the way, ni hehe na he yaciye kugira ngo kugeza ubu ngubu aba ari aho ari abarizwa? Urumbajije? By the way, ni uruhe rugendo yaciyemo mu bijyanye na production? Mbega aho yavuye, aho yahereye akora, naho ubu ngubu ari kubarizwa? Icyo kibazo kirakomeye. Buriya gikomeyemo gutera. Ikibazo kirakomeye kabisa, ariko sinzi niba numvishe neza. Narumbajije ngo aho ubwo nka studio waba waratangiyemo ukora niyo uri kubarizwamo ubu ngubu? Byatangiye ubundi nikorera. Natangiye nikorera. Noneho nakoreraga mu karere ka Nyamasheke. Nakoreraga karere ka Nyamasheke. Noneho biza kugeraho nza guhura na The Mask. Mask ari nawe nyiri no studio nkoreramo yitwa Black Record. Ubu nibwo uri kubarizwa? Ubu niho ndi kubarizwa. Ubwo nk'umuntu wikoreraga uri gukorera abandi, wagiye mu iterambere cyangwa wagiye mu iteranyuma? Umuntu natangiye nikora nkajya gukorera abandi. Nyine urebye n'abantu bashyize hamwe ari igihe byari ikintu. Ko waba uri gukora wenyine. Iyo uri gukorana n'abandi nyine ari icyo mwungurana. Iyo uri gukora uri team byari ikintu kiri big kurusha. Ntabwo biba bingana no kuba wakora wenyine. Hari ibyo mwungurana, gutera imbere biriyongera. Ntabwo nateye inyuma. Nateye inyuma kabisa. Tubwiye ko uri gukorera muri Black Label Studio. Na Black Label.
Black Label Studio ibarizwa hagana he, wa introducinga ku bazakurikira kino kiganiro kugira babashe kumenya ngo babashije kuyigana bayisanga hagana he? Black Label iherereye mu karere ka Rusizi, mu mujyi waho, umujyi nyine wa Kamembe. Niho iherereye kabisa. Umuntu ahageze wenda sinzi studio zaziye ziri ahantu hahitaruye umujyi mo gake, ariko ni mu mujyi neza. Ni mu mujyi neza, waza wese akagera mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi akabaza ati Black Label ikorera hagana he? Mpamya ko igihe gishize ari kinini bahita bahamenya. Igihe ni kinini gishize, ariko iyo utahamenye ukoresha call. Call babwire nimero. Nimero ni 079 079 071 071 3 3 12 izo ngizo kabisa. Hari igihe nyine umuntu ushaka kwamuranya ntawumva, ariko yageze mu mujyi agatagwamagara bita kubyoroha. Bita byoroha. Iyo nimero se ni iri no kuri WhatsApp? Nayo iri no kuri WhatsApp. Kubifuza kugana muri Black Label Studio ni izihe serivisi basanga, ibiciro biba bihagaze gute? Ibiciro ntabwo ari byinshi. Ntabwo ari byinshi, terwa n'icyo ashaka. Burya ntabwo wamenya ngo uraca umuntu amafaranga utazi icyo ashaka. Nayo cyane icyo nababwira cyo ntabwo ari byinshi. Yahageze tureba ibyo ashaka tukamenya nyine igiciro icyo ari cyo. Bitewe n'ibyo ashaka. Ntabwo abantu bose bashaka ibintu bingana. Serivisi mutanga akaba ari izihe n'izihe? Serivisi dutanga ni audio production na video. Production. Ibyo ni hafi aho. Ubwo ni serivisi zose zijyanye na audio production n'izijyanye na video. Ibijyanye na video na audio. Ubwo dusangamo abantu bari mu zihe ngeri? Dusangamo abantu bari mu zihe ngeri nyine bakenera izo serivisi? Hari abahanzi ku giti cyabo, hari amakorari, ni abo ngabo kabisa. Se nibo gusa buriya ra? N'ubundi wumva nyine biba bigoye nyine ko bose bahita bavuga ngo bamare. Sa nk'ubacamo kuko buriya hari uwumva ngo audio production akagira ngo ni ukuririmba gusa ati niyo ndirimbo. Akagira ngo ni ugukora indirimbo nyine gusa bikarangira. Bakavuga ngo nimba ndi umuhanzi, ngo nimba ntari umuhanzi ukora indirimbo ngo ubwo sindimo. Kandi dusangamo n'abakora imivugo. Bari babantu nyine usanga bakora, ariko ni ikintu cyose gisaba kuba kiri coding. Gisaba kuba kiri coding. Nyobwo mba nanabivuze sinzi niba utababyumvisha. Ubabivuze nyine. Ikintu cyose gisabwa ko dufata ijwi tukarishyira muri mashini, tukari masteringa, tukarigira fresh. Uwo muntu wese ufize ku icyo gikorwa cyari ko gisaba ko kijyamo, arakora amapublicité, amapublicité yo kwamamaza, imivugo, ibintu byinshi bitandukanye. Byose bisaba ko bijya muri mashini tukabikora fresh, byose turabikora. Wana kabisa ababagane muri Black Label Studio, nawe makora arajya bagana mu yahereza service akenera. Kabisa. By the way, experience umaze kugira ni iyihe? Experience anye ntabwo njya mbasha kuyikontra menye ngo ingana itya. Ariko wenda abagenda bumva ibyo nkora nibo bagenda bambwira experience mfite. Kambwira ati ahangaho umaze kugera, ariko experience nyine ntabwo yabura. Uko umuntu akora iminsi myinshi, experience iraza kabisa, iraza. No, abatwumva n'ubundi bahita bakubwira bati umuntu ageze ahangaha. Biragoye ko mbivuze wajyana no kwikina.
oya si no kwikina buriya kuvuga ikintu uko kiri ntabyo uyu uvuze ikintu uko kiri ntacyo uba wishe kibi ni amakabya nkuru cyangwa ukavuga ikintu kitari cyo ariko buriya gake gake ko tugenda tubahereza ibyo twagiye dukora bazagenda babyumva ko ari aho turi kuva n'aho turi kugana. By the way, muri Black Label Studio mukora gute? Abahanzi bishyura 100% cyangwa hari n'abo mwaba mufasha? Abahanzi babagana bishyura 100% bisanzwe cyangwa hari abo mushobora kuba mufasha? Muri Black Label mufite nk'abahanzi nyine na studio ifite abahanzi ifasha yaba ari ukwikunda. Dufite nk'abahanzi dufasha bamwe ariko hari n'abandi baza bakishyura 100% ariko nabo dufasha nabo baba bahari abahari kabisa. By the way, umaze gukora production hano muri Black Label Studio ari naho twagusanze. Kuba ari kureba kino kiganiro twicaye niho n'ubundi Black Label ibarizwa, niho Black Label ikorera. Twagusanze aho ukorera? Mwansanze ahantu nkorera ni hano dukora, sinzi ariko ntabwo bapfa kuhabona ariko ni ahangaha gatse mwansanze muno konkoreramo. Turi hejuru ku nyubako dukorera? Ni hejuru y'inyubako dukoreramo. Hano turaza kubatembereza tubereke no muri studio aho ukorera barebe ngo iyo uri gukora biba bimeze bite, biba byifashe bite. Nta kibazo, ni karibu twagera bakareba. Nta kibazo turahagera. By the way, muri experience umaze kugira mu gihe umaze ukora imyidagaduro y'Iburengerazuba umaze kuyibona gute? Iburengerazuba imyidagaduro ntabwo bavuga ngo ni minini iteye imbere ariko nta nubwo iteye inyuma, bake bakora bagerageza gukora ibintu bizima, ariko nyine ikiri kubura ni ubwitabire bw'abakora. Ese urebye ni bantu bangahe mushobora kwakira byibura mu cyumweru kugira muvuge ngo muranyuzwe mwakiriye abantu benshi? Ni nk'abangahe dushobora kwakira mu cyumweru? Ntabwo iminsi yose urisa. Ntabwo bavuga ngo icyumweru moto. Wegereranya uvuga ati wenda naba byibura mu cyumweru babaye nk'aba yabarabo. Bavuga ngo babaye nk'aba babarabo. Ese bari nk'abangahera. Ese byibura nka buri munsi. Ese byibura nka buri munsi. Dufite umuntu mushya waje buri munsi. Byibura ubwo ntibarenge nka bangahe mu cyumweru? Batanu abarabo. Abantu 5? 5 abarabo kabisa. Mufite nka 5 bakora baza icyumweru, 5 bashya. Abantu 5 mu cyumweru nibo mwabasha guhereza service kandi mukayibaha neza mu buryo bukwiriye. Uruhare mushiramo ni iki mukora mu gushishikariza abanzi gukora music kandi bagakora music bayikunze kandi bagakora music ifite icyerekezo, apana bya bintu byo gukora umuntu akarambika? Ntabwo nkumvishe. Nuruhe ruhare mugiramo nkawe producer by the way kugira ngo abahanzi bakora music babashe kuyikora bayikore mu buryo bwiza kandi bafite intumbero ku buryo ejo hari icyo yabagezaho? Kandi nka producer mfite ko ndeba ku ruhande rwanjye.
icya mbere ni ugufasha abahanzi nkabakorera ikintu kizima. Burya iyo ukoreye umuhanzi ikintu kizima uba uri mu nzira zo kumukorera ejo hazaza, kuko niyo ukishe uba umwica ejo hazaza. Nkanjye nka Prosper ndagerageza nkamufasha nyine tugakora ikintu wenda kizamufasha n'ejo hazaza agatera imbere. Ese buriya by the way igihe muba mumaze mukora production, nubwo atari igihe twavuga ko ari kinini cyane gusa nabwo se na gito, hari abantu baba bamaze gukunda impano yanyu, bamaze gukunda ibintu mukora n'uburyo mubikoramo, bakaba bifuza ngo kuba babagana mukabigisha gukora production. Iyo service mujya muyitanga cyangwa ntabwo ishoboka? Iyo serivisi irashoboka cyane. Uriya nyine iyo uriho ntubyare aba ari ikibazo. Ugomba kubyara ukibaruka, kwibaruka nyine ukagira abazagusimbura. Uko ibi dufite bizajya tugende naze n'abandi nimba ntabo turi gusiga aba ari ikibazo kirekire. Ariko niyo serivisi turayitanga, umuntu ushaka kubyiga tukamufasha nawe akabimenya. Iyo serivisi nayo turayitanga kabisa. Ushaka kubyiga binyuza mu yihe nzira? Inzira nyine ni ukuza tukavugana, tukareba ibyo afite uko bingana, tukanareba ibyo abura uko bingana, nta kintu nasigaye, tukareba ibyo tumwigisha. Ese buriya abantu mwigisha baba bameze ute? Ni abafite nosiyo kuri ibyo bintu? Ni abashyashya bakeneye kubyiga? Biba bimeze bite? Hari abantu baba bafite nosiyo kuri ibyo bintu, abo turabigisha, kuko ntaryo usanga azi bike akeneye kumenya n'ibindi, turamufasha akabimenya. Hari n'umuntu uza nta kintu na kimwe azi ariko abikunda, ubu nawe turamufasha akabimenya. Kuba akunda ibyo akora, ndabikunda byiyumvamo, yumva ko bishoboka kabisa, turamufasha kabisa tugakora. Ubwo se nk'abo bantu mufasha cyangwa mwafasha baba bakeneye nko kwiga production, ku kintu kijyanye n'ibiciro biba bihagaze bite? Kwiga production? Yego. Nabwo biterwa n'ibyo agiye kwiga uko bingana. Nyine arashaka mutangize ni mushyashya, nta kintu na kimwe afite, nta ide na imwe afite kuri production, warifuza ko mwamufasha akabyiga mpaka abimenya. From start to end. Ntabwo babihenze cyane, cyane burya ni ukuvugana n'umuntu. Mukamenya nyine uko muzibara, ukumva icyo yifuza, naho igiciro cyo nitwe tugishyiraho kabisa tukareba. Kuba mu nkeneye kwiga production mwakongera mukamwibutsa ya nimero yanyu? Ni 079 071 333 12. Ura-introducinga ukomeze ubwira abantu na social media platforms zawe bashobora kugusanga aho bifuza nko kugufollowing. Platform kuri Facebook ni by the way, no kuri Instagram ni by the way, no kuri YouTube ni by the way, producer by the way, na TikTok hose na Twitter. Kuvuga all platforms ni by the way bakoresha. Producer by the way, producer. Hose nyine abanditseho producer by the way. Kereka wenda nk'iyo nimero bashobora kuba bakoresha kuri call se cyangwa se bakayibandikiraho kuri WhatsApp. Iyo nimero wayikoringa cyangwa ukayandika kuri WhatsApp, byose biremera. Ese ntimwabahereza abadukurikiye nimero ya kabiri, kuko hari igihe imwe ibora, hari igihe umurongo umwe ubura umuntu akagerageza uwundi. 073 20 20 93 93 655 655. Ku kanimero bagasevinge kabisa,
uzajya ushaka kugana muri Black Label Studio ajya agahamagara nagahamagara kabisa duciringe twumve uko bimeze usigaye tumufashe abashe kuhagera bibashe kumworohera yaba ari ukeneye gukora production yaba ari ukeneye ko bamukorera indirimbo byose kuri izo serivisi wumvishe zihari agomba kuba serivisi ari yose igendanye na music turamufasha by the way dore ko watubwiye ko uvuka muri Nyamasheke ukaba uri gukorera mu karere ka Rusizi ubuzima bw'ahandi uri kubona gute ubuzima bw'inaha utari ubwo aho uvuka nyine byose bitangira bitonda umuntu ariko gake gake bigenda biza gake habaye mu rugo waramenyereye hamwe akamenyera ko nyine hariho mu rugo tu uko byasa kose umaze kuhamenya amakaritsiye atandukanye waragiye uyamenya uduce twinshi umaze kutumenya serivisi wagakenera ukamenya ngo ni he wayibariza maze umuntu amaze kugenda ahamenya da hari abantu numvishe batambuka hariya bari kuvuga ngo agafaranga karaje agafaranga babivuze neza ni agafaranga kabisa ngo ibiceri byaraje hari ababyita ngo ni ibicwa ibicwa se ngo byifashe neza kabisa ibicwa biraza ariko mani biza binagenda bajya bavuga ngo ni nk'umugenzi bavuga ko ari nk'umugenzi burya byicara bitembera biragusura none ejo bigasura abandi se mwazayibwiye nanjye bikansura biri hafi ndabizi icyo nzi cyo nawe bishaka biri gukomanga ati kabisa baba bava ngo kari kugenda gapfa twanga ibintu ngo byifashe neza wenda nyine uko babibona ariko bitandukanye n'uko babiri ariko ntabwo biba bitandukanye cyane n'icyangwe n'uburyo usagira hari uburyo ureba uburyo umuntu asa ukabona ko asa n'amafaranga susa n'utayafite kubona nsa nk'umuntu uyafite byadanje kabisa urasa n'amafaranga amafaranga abaye asa nanjye ko yaba asa nabi ariko urebye umane nta byadanje araza kongera akagenda ntabwo umuntu aba yicaranye tu nabwo ntabwo wakana ko ataje ese buriya wabwira iki nk'abahanzi baba bakorera mu ntara bakumva ko music y'abantu bagomba kujya kuyikorera ari i Kigali ngo niho bazakura audio nzima niho bazakura ibintu byiza wowe wababwira iki nkawe producer umaze kugira experience mw'ibi bintu ukaba wamenya se cyangwa umaze kubona uko biba byifashe wenda biterwa n'imyumvire y'umuntu ariko n'abantu batabakunda ibintu by'iwabo nyine ariko nyine mbona ikizima atari uguhita birukankira bajya za Kigali kuko ndabizi ko tugenda dukora n'igihe Kigali bazamanuka kuba wajya i Kigali nibyo ni byiza ariko buryo wicaye ukamenya iby'iwanyu uko bimeze mukareba ko mufatanya mukazamura iby'iwanyu biba byiza cyane kurenza uko wajya kubakira ku by'abandi bubatse abantu bashaka kubakira ku by'abandi bubatse bakashaka kujya kuri hit y'abandi aho ngiye buriya nkunda ibyanjye man deja hari n'abo tuba tugiye tuzi bagiye bajya niyo za Kigali gukorera mu masitudiyo akomeye ariko ugasanga ntacyo bibamariye buriya biterwa n'iki nyine kuba yajyayo nyine kuba yajyayo studio ikomeye irakomeye nyine birazwi irakomeye nimba ikomeye nimba mukora indirimbo ntago nawe itakomera ntago aricyo bivuze nyine bihutira kuba bajya ahantu hakomeye ho kubanza kwiyubaka ubwabo bakareba bavuga ati tubanze tugere aha ngaha wenda abandi baze batwuzuza ntabwo ari byiza utawirukanka wowe ntahuri
bo ntaho bari ugasanga ubundi uba ugomba kwicara ukabanza ukamenya nimba uri kuri standard yo kumenya ngo ya studio ndi capable yo gukoreramo ikintu kikaba cyiza. noneho ukabanza ukareba ibyo wubaka Mm. ugatangira kubaka imbuga zawe, ariko kuba wagenda n'ubundi ubona 0 views n'ubundi ukabona 0 views biba ari ibibazo. 0 views ari 0 views kabisa. hari abicara bakakubwira ngo ngiye ngo ninjya ngo muri studio ikomeye ngo nzahita mba umusitari. Mwana ngiye nyanayibona abajiga asanga yagiye ategeta studio ya Danger, ariko nyine wariho umusaruro wavuyemo ukawubura ukavuga ati cyakora aratembereye. nayo nicyo yatahiye, ariko icyiza byo no kubanza ukiyubaka ubwawe mbere yo kujya gusaba ubufasha ahantu. gusa sometime urebye no kuba umuntu yatemberayo akamenya imikorere, akamenya ngo se bigenda ute, buriya ari byo byiza. Kuri abo batembereye nko gutembera nyine tu wenda kireka niba bagiye gutembera bikarangira bakoze kireka niba bagiye gutembera bikarangira bakozemo indirimbo, ariko abenshi bajya ari gahunda mani bajya, hari n'aba bagiye bajyanywe na gahunda yo gukora. abajya benshi bajya ari gahunda zibajyanye. Se nkawe producer buriya ntago mujya mwicara mukaba mwasura nk'ari ma studio mukareba experience, mukareba ibintu abandi bakora, mukamenya ngo bimeze bite, mukamenya ngo ni iki twakongera mu byo dukora, ni iki twagabanya. Wenda tugerageza gusura ikeya tuziranye, ariko gake gake n'izindi tugiye tutaziranye nazo zagenda tumenyana, ariko biba ari byiza gutembera ukareba ibyo abandi bakora, nawe ukagerageza gukora nkabyo, ukavuga ati ndi kubura iki, ko bakora ibi ndi kubura iki, na byose bigenda bikungura ubumenyi. Byose aba ari ingenzi, aba ari ngombwa. Byose aba ari ingenzi kabisa, genda bikungura ubumenyi, experience ikiyongera. cyane umuntu akajya arebera no muri abo, akarebera no kuri abo baba bageze kure nk'ayo ma studio y'abakomeye za Kigali, umuntu akamenya uko babikoramo, akamenya ngo bigenda bite. ari ingenzi kabisa, akamenya ngo twebwe mu mikorere yacu muri ibi dukora turabura ibi, dukeneye kongera imbaraga ahangaha, kuko ubonye ko aho ngaho nyine hari imbaraga nke ariho ukeneye kongera. niko bikwiye kugenda kabisa. By the way, turi kugenda tugana ku musozo, ni iki ushobora gusaba abakurikira Sade TV? abakunzi ba Sade TV kabisa, mwagerageza gukurikirana, cyambere ko ni subscribe, kuko iyo dushyize akantu nicyo gituma babimenya, bakabimenyera ku gihe. Niba kandi subscribe bari fresh, Kana subscribe, like, comment, share. Of course. Bifasha kugenda bamenya ibyo tugenda dukora, ukibuka no gukanda ku kanani ku kazogera. Ukazogera. Kugira ngo ibyo tuzajya dushyira kuri YouTube channel ya Sade TV bizajye bita yibagiraho mu bambere. Ikindi nta kindi wenda urebye aho ngaho n'ukuri. Nta kindi wabasaba. Ikindi ni nk'ikihe? Bajye ku mbuga zawe bagufollowing, bajye kuri social media platforms zawe bagufollowing. sawa. Ikindi zibibutsa ari izi n'amazina ukoresha. Platform zanjye ahantu hose ni producer by the way. Producer by the way, kuri FB ni producer by the way, kuri Instagram producer by the way, urebye naho ngaho ngabikira. Bose ni producer by the way. Ni ukudukurikirana bakareba ibyo dukora, makuru tugenda tuyabahera ku gihe, sibyo biba bibaye. Abakunzi ba Sade TV, umunsi twari twasuye producer by the way turamuganiriza,
mumenye byinshi bitandukanye, mumenye byinshi kuri we, mumenye imikorere yiwe. N'abandi hari ibyo bumva bifuza ko twazamubaza ubutaha, cyangwa se byinshi bafite amatsiko bakeneye kumenya kuri producer by the way, bajye muri comment babyandike. Nitwongera kumusura, nitwongera kumuganiriza tuzabimubaze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.